Uwiteka Imana rero akomeze kubana namwe, abagiriye neza, abambika imbaraga. Ndizera neza ko mukomeje kubana n'Imana rwose. Imana rero ikomeze kubagira neza, ibambike imbaraga kandi ibane namwe, ibahereze ibyo musaba byose ariko bibakwiriye, ibyo ubona ibafitiye umumaro aba ari byo ibahereza. Uyu mwanya rero tugiriwe amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana, amahirwe yo kumva neza isengesho ribohora umutima yacu, isengesho ry'umugoroba. Nimureke rero tubane muri isengesho. Ndizera ko arahindura byinshi ku buzima bwacu, ndizera ko ari byinshi Imana igiye guhindura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka rero dufatanye, reka nawe ubwawe ujye mu cyumba cyawe maze upfukame usenge, ubwire Imana igufashe ubwire Imana igufashe bane nawe mu byo ukora byose. Imana ikugenda imbere kandi ibe amahitamo yawe buri munsi, ubwami bwayo bugaragare kuri wowe, maze uburinzi bwayo aribwo bubana nawe, ibyo ukora byose bikunde, aho ugiye ugira umutekano, maze ibyo urana nabyo byose Imana ibana nawe kandi ikurinde. Reka tubone muri isengesho. Uwiteka Mana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana igira neza, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimye kuri Imana igira neza, tugushimye kuri Imana idukunda, tugushimye kuri Imana turemye kubera impamvu nziza, tugushimye kuri Imana itarobanura ku butoni, tugushimye kuri Imana itanga imvura ku babi n'abeza, ugatanga izuba ku babi n'abeza, tugushimye kuri Imana itanga umugisha, tugushimye kuri Imana yaduhaye uburyo bwiza bwo kugeraho data mubyeyi mwiza, tugushimye kuri Imana twumva habwa icyubahiro, tugushimye kubw'iminsi y'imyaka tumaze turiho, tugushimye data mwuko wabanye natwe mu byatugoye, byatubaje wabanye natwe, habwa icyubahiro muri amasaha data mw'Imana. Tugushimye ko ari byinshi twatambutse, tugushimye ko ari imyaka tumaze muri izi data mw'Imana, tugushimye ko ari imitego Satani wadusimbukije, tugushimye ko waturinze cya gihe byari bigoye, tugushimye mu ishuri wabanye natwe, tugushimye data mw'Imana mu bihe bigoye wabanye natwe, abari muri gereza wabanye nabo kandi urabafungura, abandi ukomeje kubana nabo. Tugushimye ko abarwayi ukomeje kubakiza, tugushimye ko abantu ba data ukomeje kubongera icyo kuba ku isi, tugushimye ko igihugu cyacu ukomeje kukirinda, uhabwa icyubahiro muri amasaha data mwe. Turaguha ngo utubare ibicumuro byacu, utubare data amaganya yacu, utubare urwango rw'imitima yacu, utubare kwikunda, utubare gukunda ibyiza no gushaka ibitangaza, maze ukomeze kutugira neza. Mubyeyi mwiza rero turakwinze ngo data mw'Imana, ibyaha byose twakoze tubasha kwibuka, utubare tugiriye neza, amaraso Yesu Kristo acire ku rugero rukwiriye data mw'Imana. Hari byinshi twakoze ariko tutabasha kwibuka data, utubabarire we mutagatifu wabasha kutwibutsa kandi utubare tugiriye neza. Data tugiye kuryama, turakwiza ngo tugiriye neza data mw'Imana. Reka ingabo z'ijuru zigaragare hano hantu, ubwiza bwawe buturinde data mw'Imana, utwongeye iminsi yo kuba ku isi, ariko tubeho data turi mu bushake bwawe, tubeho turi mu mugambi wawe, kuko uri Imana ishobora byose. Ngwino bane natwe, ngwino tugirire neza data mw'Imana. Turatwitse imigambi y'abazimu mu izina rya Yesu, imigambi y'abarozi mu izina rya Yesu, turatwitse mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Data mw'Imana, impanuka turazamaganye mu izina rya Yesu, imbaraga za karande turukanye mu izina rya Yesu. Ngwino ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugira neza data mw'Imana. Ntidushaka gusenga n'amagambo gusa, ahubwo dushaka gusenga no mu bikorwa, dushaka gusenga mu ijambo ryawe data mw'Imana. Udufashe kubana nawe mubyeyi mwiza, ndakwinze data mw'Imana ngo uduhe kamere nziza, kamere irwanya icyaha, ongera urukundo mu bavandimwe, ongera urukundo mu miryango, ongera urukundo ku mugore n'umugabo, ongera urukundo ku bana n'ababyeyi data mw'Imana. Ukomeze kutugira neza, urinde igihugu cyacu mubyeyi mwiza, ukomeze kutugirira neza data. Duhe kwibuka abanzi bacu data mubyeyi mwiza, turabasaba ngo uhindure imitima yabo, ukomeze kubagira neza data mw'Imana, maze urukundo tubereka abasha guhinduka binyuze mu rukundo tubereka data mw'Imana. Ngo ukomeze kubana natwe, usura bari kwa muganga, usura bari mu nzu y'imbohe, usure abatakuzi bari kukumenya data mw'Imana. Ndakwinze data mw'Imana ngo abari gukurikira ijambo ryawe muri iyi minsi, abashaka ijambo ryawe ubarinde kubera mu bitangaza, ubarinde kuyobera data mw'Imana mu bitagira umumaro, kuko badugukunda. Bana natwe, abamarika bawe baturinde, turatubiza byo mu ijuru, ukomeze kutugira neza, utwambike
imbaraga kuko Imana ishobora byose. Nsenge buri muntu wese urakurikira data uyu murongo, ndetse n'abandi bose batari bamenye biva naho byerekera, abandi bose batari bamenye n'uyu murongo, abantu bose bari ahantu hagiye hatandukanye data mw'Imana, nsenge ubwoko bwawe bwose ngo bugire neza bwambike imbaraga. Abatakuzi bakumenye, abakuzi bagushikameho, maze ture muri wowe, ubwami bwawe ture muri twebwe. Ngwino bane natwe, utwiteho, uduha amahoro, wongere urukundo n'imigisha. Reka ibyo ukunda, ibyo ushima bikomeze kuturanga. Mwuka wawe wera bane natwe, imyanzuro dufate imyanzuro ikiza ubuzima bwacu ariko wagizemo uruhare. Turagushimye data mw'Imana. Tuzi ko mu biganza byawe nta kintu twaba, tuzi ko imbere yawe nta kintu twaba. Komeza kubana natwe, uduha amahoro, bisabye nizeye mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wa Yesu Kristo, amen. Imana rero ikomeze kubana namwe, mugire ibihe byiza, ijoro ryiza, kandi akubwira ngo igihe cyose ugiye kuryama jya wibuka gusenga, wibuke Imana yakuremye. Ntukagire ubwoba ibyo uri gucamo byose, ntukagire ubwoba intambara urimo gucamo, ntukagire ubwoba ibyarozi baguterana byose, ahubwo ujye ubwira Imana ati Mana ndakwinzemo gukomera, umbe kuba nawe muri byose. Ntukagire ubwoba igihe cyose hari ibyanze kuri wowe, ahubwo ujye uhanga Imana amaso, ubwira Imana ati Mana nubwo bino byanze ariko nshaka ubwami bwawe, nshaka imbaraga zawe, nshaka kubabarira, nshaka kugira ukuri, nshaka kugira imbaraga, nshaka kwihangana, nshaka ijambo ryawe. Ibyo byose biture muri wowe. Imana ikomeze kugenga ubuzima bwawe. Nta na rimwe Imana iri kubonamo umunyantege nkeya, ahubwo wowe ubwawe wiramo umunyantege nkeya. Imbere y'Imana yego turi abanyantege nkeya, ariko imbere y'icyaha dufite imbaraga, dufite Yesu. Imbere y'ibigeragezo dufite Yesu, imbere y'ibibazo dufite Yesu. Imana irahari rero. Nawe ubwawe wasengura mu mutima wawe, wasengera mu cyumba wawe. Urusengero rwa mbere mu mutima wawe, kandi ubwami bw'Imana buri muri wowe, kuko tubisanga muri Luka ibice 17:20. Ubwami bw'Imana buri muri wowe. Shaka ubwami bw'Imana, kandi wubake umubano ukomeye cyane n'Imana, maze ibyo bisaba byose izabiguheza ko izabona ko bigukwiriye. Twese urubyiruko, ababyeyi, abato, abakuru, nidukunda Imana, dushaka ubwami bw'Imana, twigisha ijambo ry'Imana muri byose. Imana ibi ya mbere kurusha ibindi bintu byose. Twere kurikira ibitangaza byo muri iyi minsi bidashyiraho umwanya w'Imana, dushaka ubwami bw'Imana hakiri kare. Umugambi wa Satani ni ukutwereka ibitangaza, ibintu biryohereye, ariko urupfu rukazadufata, rukadutungura tugapfa tutarihanye. Satani yagerageje Yesu mu butayu, amwereka byinshi, amwereka ibigaragara ngo namuramya aramuhereza ubwami bwose n'ikuzo ryawe bikore wabugabanye. Uyu munsi Satani ashaka ko turamya ibitangaza, ko turamya akazi, ko dushaka ibitunezeza n'amafaranga. Hari ibyo dukeneye maze ko tubikeneye. Satani arimo gushuka abantu kubera ko bafite intimba mu mitima yabo, bafite intambara barwana mu mitima yabo. Abo ntabwo bakimenya Imana iyo ariyo, ntibagishaka ijambo ry'Imana. Bashaka kubabwira gusa ngo Imana iravuze, bashaka gukora ibitangaza. Ibyo ngibyo ntabwo ari umugambi w'Imana kuri twebwe. Turinde iri sezerano ryo kuza kumwe na Yesu Kristo. Duhindure abantu intumwa, twigishe ijambo ry'Imana, tubirike muri twebwe. Igihe cyose uzaba ufite Yesu muri wowe n'ijambo rye, ufite ubwami bwe muri wowe, Imana izaguha ibyo wifuza. Mugire ijoro ryiza.